na big brand y'umusani dufite. Oya. Meddy wenyine. Irayivunja Buretse Meddy baho wenyine. gute irayivunda cyahe. Buretse Meddy wenyine. Kandi muzima bwo kubivuga. Ndumva ngiye. Ugiye he? Mwajya muvugisha hari topic bataka mba ndacyakeneye kubaho da. Oya man, none se ahubwo wowe ufite ikibazo gikomeye. None se ikibazo kirimo ubwo ni iki aho ngaho hagati aho ngaho nyine cyatuma twe turi kuvuga turi like ariko wa mugane reka tuvuge debating kandi dufite uburenganzira bwo waruje hano kugira ngo kamushyire ku karayivu kawe aza aratereta abantu. Numvaga ari umuntu dukumburanye twikanye n'iki ariko ndumva oya Okamarata twagiye urumva rata du ni rero uhita usanga aho ngaho nyine ari ibibazo bikomeye cyane kandi byose biterwa nuko nyine mani reka ikintu cya mbere gihari nge nakubwira sibyo like for example urumva for example murabona nka Kivumbi King sibyo mwabonye umuriro uragiye kwa Okkama. Umuriro uragiye se naramwinginze ngo yimuke Nyamirambo aranga. Kama yari yatatse Okkama yari yatatse ko nigendere ngize ubwoba. Okkama yari yatatse ariko noneho ibi bintu avuze byonyine buriya yarangije. Ubu ngiye kubishaka ku muntu yarekodinze akarayivu niryo tiku ngiye gushiraho. Nindangiza zakorera live yanjye nawe wenyine abisobanure neza. Muziki muwango mukeneye gukora ka live kanjye ntarimo reka ngende producer kandi nkorera abantu bose. Ndenda nisobanura kuri inde. Bona muntu ngeneye kwisobanura. That's my boy. Twararushe n'abantu batubeshe. Oya ngiye na muntu numwe mba ngeneye kwisobanura. Urumva? True. Ahubwo ikintu mba nkeneye nyine like ngiye kuvuga nk'umusani ngewe. Urumva for example reba nka Kivumbi sibyo? Ariko umuntu ukomeje kuvuga ko banifite 8 million ba mu burotse nawe. Njye mu komeza Kivumbi like for example Kivumbi indirimbo heruka gusora se wayibonye ko ndiri gukora imihanda. No kuvuga ngo ira ndirimbo kuba abanyarwanda barayipromotinze bakayiha nyine amatwi n'icyizere. Urumva bakayiha n'icyizere. Ni kuvuga ngo twebwe like ikintu dukeneye batari ku understanding bagomba kuza understanding vuba like nyine dukeneye twege guchanginga vibe nyine tu muri benshi twese abwo hafi ya twese man dukeneye guchanginga vibe noneho tugatangira gukora nyine imiziki nyine imiziki tu urumva unashobora kumva imiziki yakumva nyine harimo different. Dukeneye gusohoka hanze dukeneye man dukeneye gusohoka hanze nyine music yacu twayigira ibintu binini kandi birashoboka cyane men kubera indirimbo nka Food Twa ziriyo indirimbo nk'agatunda nazo zagiyeyo weekend umva igore mabano ngo haje afroga Jangan ni Aphrodis. Ndapfuye. Aphrodis. Ngwaje Afrogako. Afrogako rwose. Afrogako yo ni insazi cyane. Afrogako izana twita kabisa. Afrogako yo umva Afrogako yacu. Wazi. Ariko Afrogako yo muyibona gutera. Afrogako ni wazi. Wazi bimenyesha iki? Afrogako nyine ni insazi man. Nawe ufite yawe ngo freshman ndikunzi byaka nawe kiragana. Ku buryo Afrogako ku buryo ari yo ndirimbo twafata tukayishyira mu gitekerezo cyawe wavugaga. Oya no kuvuga ngo Afrogako man, Afrogako ariko so wundi niki. Afrogako nje nago ndamenya nyine nago ndamenya gutandukanya Afrogako
n'izindi afrobeat zisanzwe. Niki kibitandukanye? Igoroma abantu yari arimo aradushinyagurira rero kubera nawe ndabizi nta bitandukanye. Watubwira ikintu gitandukanye afro gako n'izindi afrobeat ra? Ko wize imiziki yo mu bitabo nawe utangiye kuntengo. Oya njyewe impamvu ndi kubivuga nyine man urumva impamvu ndi cyo koza reka nkubwiza ukuri urumva afro gako rwose nyine ntago understanding icyo kintu nyine ngo cyafro gako njyewe. Gusa actually icyo nemera ko ari ibyo ngibyo kubera ko reka nkubwira ari ibyo ngibyo ubwo nanjye kubera ko nsigaye mfite ikivugo naba nkora afro gako. umva nkubwira igoroma baravuze ati ikibitera byose ni inzara gusa aho aranabasetse cyane mu gihe tugifite inzara ibyo bintu bishobora kwanga kandi urumva ko na Kiiz nibyo yavuze ngo ngiye ngo ndashaka amafaranga. Reka nkubwire abahaze ni bande badafite inzara, ni bande bakora umuziki ntibinjiza amafaranga bambwira abantu bakora umuziki ngo badushimishe twishime tubyine ntibinjiza amafaranga ni bande? Ariko Okkama urumva ko aba producer bashoboye guhindura bagakora ikintu urimo uravuga abantu nta kundi nibyo baba bashize ku isoko nuvuga ko indirimbo zitazihinduka. Indirimbo zitazihinduka kubera ko umuproducer dufata urugero Prince ubu ngubu uramutse uhinduye vibe n'undi mu producer wari wese agahindura vibe mukavuga ati okay for example tugiye gukora ibintu nyine muri we ingi ni yo kibazo reka nguhe ingero sibyo umuntu we nyine uririmba indirimbo ziri international wabaye promoted ubu ngubu abantu bakaba bamwumva n'umuntu bita Mike Kayihura sibyo. Noneho hari abandi basani for example nagwanga Nilan sibyo. Nilan si umusani wa fresh ariko ntabwo izina rye riza ngo rishining kubera ko habayemo icyo kintu cya limitation yuko abantu bari on top bafite iryo zina bari ku branding music nyarwanda. Twebwe nyine urumva vibe turi gukora ntago zizatuma nyine undi mufana aba interested yo kujya kumva uwo muntu wundi kubera yuko ibintu turi ahantu bihuriye n'iby'uwo muntu wundi kandi uwo muntu uri hasi wenda yacu niwe muntu ufite music nyine making a sense ku buryo ishobora guhindura ibintu byinshi sibyo. Urumva urugero ndi hakaza ko hari abantu benshi bafite vibe ziri mad. Oya bro barahari reba utanice some artist wa Danje wanamukoreye big time. None se ubwo indirimbo ya Utanice izaba hit gute hari undi mu baby wasaze kuri Kiradodora Street Utanice akora beat za Danje kandi ari ifite high promotion. Bamubwire Utanice ntabwo agira ntago ari ukuvuga ngo akora vibe ntago nibwo gitangira yakoze aka EP yonyine ariko izindi vibe bafite zigiye zitandukanye izo nabashije kumva ni vibe man ntago ari vibe ziri roko tu. None se nyine icyo kintu dushaka none se nyine kubera ibaze ko Prince Kiiz yumva vibe agahita yumva iri international ntago iri local urumva ariko akaba atayikora. Mathusera uwo Igor avuze uramuzi nawe? Mathusera utavuga wese kubera cyabarengeje agastika ko guseka. Mathusera nuwahe? ni umusani wo ku Nkombo wize ku Kunyundo. Oya urumva Kiiz cyangwa Okkama reka mbaze Okkama niwe ashobora urabona aba producer badakeneye nko kuza hamwe bagashyira hamwe bakamenya ikintu bagomba guha nk'abanyarwanda ku buryo ibintu bitangira kuzamo n'amafaranga. Oya nkubwira ikintu cyiza se gihari Ddumba kandi ibintu ndi kukubwira wowe uraza mu minsi mike uraza kubibona. No kuvuga ngo aba producer bari on top ubu ngubu ni bakomeza nyine kugotwa urumva
nyine baraza kubona kabisa, baraza kubona ibintu bitabaho kuko man kuba si umuzi, kuba sinzi niba umuzi, kuko njye ndamuzi kuba uramuzi imiziki ari gukora urayizi cyane, sibyo? None se niba uri kumva imiziki kuba ari gukora nabacurwaho muzamucikira hehe? ariko kuki ibintu byose mugiye mubigira competition y'umwana, birangiye nta muntu ujya nikompara na iyi music turimo ni competition. Kuba si umuzi, kuba sinzi niba umuzi, kuko njye ndamuzi kuba uramuzi imiziki ari gukora urayizi cyane, sibyo? None se niba uri kumva imiziki kuba ari gukora nabacurwaho muzamucikira hehe? ariko kuki ibintu byose mugiye mubigira competition y'umwana, birangiye nta muntu ujya nikompara na iyi music turimo ni competition. biba bikenewe iyi music competition ariko umuntu akamenya uko akora, ntago wikompara n'umuntu ngo uvuge ngo uriya ngo uzakora ngo nanjye ngire gute n'iki, ahubwo icyo ukora kuvuga ngo umuntu afite ibintu akora bye, nawe ufite ibyo ukora, buri wese agira inzira yakoramo ibintu. Ariko se ntugajye uvuga kuri kuvuga ngo music ntabwo ari competition, uri kuvuga ngo music ntabwo ari competition, urabiyobewe ko ari competition. Mu kanya niho numva uri kuvuga ngo ibintu byo gucuranga, tubigarure ibintu byo gucuranga. Nge nizereramo nizereramo kuko mba numva ukuntu nkora art yanjye, ntabwo ngomba kurebera ku wundi, ngomba gukora ibintu nzi nakozeho research byanjye nyine tu, ntabwo narebera ku kintu cy'undi muntu yakoze. Nubwo uri kuvuga ngo umuntu ngo dukurikize ngo vibes international, wowe ukaba warakoze oya, ntabwo ari cyo kintu ngende kukubwira rega, ntabwo ndi kukubwira ngo uzikurikize, ahubwo ni ukuvuga ngo ahubwo wowe making sure ko music yawe nyine ishobora kuba international, kuko kuba international si ngombwa ngo uzikurikize. None se ko twebwe ubu ngubu move iri mu Rwanda se Afrobeat, ako kana ahubwo funga macho se yo buriya iri international, ko mbona funga macho yabaye international kandi itari igenewe kuba international. Ese hano ari umuntu ushinzwe kugena international ngo bamunyereke, umuntu uvuga ngo iyi ndirimbo ngizahita iba international? icyo dushatse kuvuga icyo Okkama ashobora kuvuga, icyo asaba kuvuga, avuga ati ushaka gukora boro ariko atari ishobora kuba iri na kanyarwanda, ariko ari kanyarwanda nk'abari abatipe b'aba South Africa baduha boro zabo bazikorera hariya, ariko zifite ibintu bishobora kwataka n'abantu batari aba South Africa, urumva nk'amapiya nyine bana rwango nukuvuga irimo ife ishobora kugera kure, irimo effect yagera kure. Aho ufashe nk'indirimbo zandera, ufashe nk'indirimbo zandera, indirimbo z'abantu bakora. No se Prince Key wenda tureke reka nguhe urugero, sibyo? Tureke wenda kuvuga ngo wenda tujye kuri production cyangwa iki. Wowe kubizi code progression zo mu Rwanda, sibyo? Code progression zo mu Rwanda zirenga zingahe? Thank you. Ubwo murimo muravuga umuziki aho uraza kubyumva neza. Code progression zo mu Rwanda nyine twege dukoresha zirenze zingahe? Nyarwanda nyine abantu bakoramo ama hit big time. Hari abantu batazi code progression ibyo ari byo. Uvuga amanota. Code progression isobanuye amanota y'indirimbo. Buriya yewe nta ruhande najya, kuko ari imiziki myiza mbasha kuyikora, n'imiziki iri kanyarwanda, ari imiziki iri international local, yose mbasha kuyikora. Ariko buri muntu agira plan yapanze nyine tu. Nawe utaraza kuri kino cyaro ntago waje ukora indirimbo iri international, waje ukora indirimbo iri local kugira ngo abantu banze ujye attention y'abantu. Indirimbo yanjye natangiriyeho ntabwo yibuka. Baza abafana muri comment barata babikubwira wakirara. Indirimbo natangiriyeho ntabwo uyizi. International banga toto. Hey baby, señorita te amo, ni wowe mon amor. I wanna feel your body on the low, 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 low. Me wanna give you love that you never seen. Mazinga gukunda bigatinda. Take you place that you never been. Mazukabu wanje bigakunda. Urongera kwidekarara. International banga.
Kiiz urongera kwideklara international kandi banga niba ari izo international banga zatisha Kenisoro niwe uvuga ngo international banga agahita afata urukuta rwo mu Rwanda agahita afungayo arangirira. umva guys mbabagira inama ibintu byo kuvuga ngo international reka umuntu ubasha kubikora ajya abikora buri muntu wese afite ukuntu akora imiziki kandi iyi miziki ni passion man, ni passion, ni ibintu nyine umuntu akora abikunze ariko ase kubera icyo udashobora kumva ko Kenisoro abazanye igitekerezo sorry ko Okkama abazanye igitekerezo aba ari nk'igitekerezo yabirakariye igitekerezo cye ni cyiza yabirakariye bafite ubwoba bwa element cyane ni igifura bafite ubwoba bwa element bafite y'ubwoba mwana wanjye ko icyo utumva ko azanye igitekerezo ni Imana n'inzara ngo ugiye kuvuga nk'agakobwa kananiwe intambara aragakobwa ugenda ugatongana n'umukobwa noneho muri conversation ibyo muri muratongana bikabura we akagutegereza ku gitubatu. Ddumba twavuze ko ibyo bintu by'amagambo mabi umuntu azajya ahita kumanura narimo natanga urugero rwiza tu biteye ubwoba izo ngero zawe ko zinamye ngaba dukomeze ibiganiro byacu ariko reka ibintu by'ubufura umuntu abazanye igitekerezo man igitekerezo ariko kirimo amagambo mabi buriya nicyo kibi oya nayo amagambo twayavuyeho turi ku gitekerezo yego ya ngayo nguko ngakoze wabyumvise wajya ubanza ukabanza ugakora n'ikintu bita research man mbere yuko ujampinga kuri live. Uyu nguyu ni umwana wa pastor man. Ngoma mbwira abantu ngo umunsi umwe mu ijuru abantu bashobora kumbona mfite agakapu kanye ni igitekerezo ariko nyine oka kuntu ibintu bimeze ngiye muri debate yanyu ntabwo ndi ku ruhande rw'abantu bakora roko music ntabwo ndi ku ruhande rw'abantu bakora. Uyu muntu arimo aravuga kasuku hano mu block kwezi cyangwa turavuga ibintu bizima ukazana kasuku. Uwo muntu ahubwo ntabwo mwitayeho tumurebe uburenganzira bwa comment umva music international na music local ni ibintu buri ari ubikora ari ukora local n'ukora international buri wese akora ibye. Je ntago najya ku ruhande rumwe, je niba as long as byose nzi kubikora igihe kizakigera nkore local ikindi kigere nkore international ngumana abantu bose baratwica. Ariko Okkama ibyo Kiiz avuga bifitemo like I don't know ukuntu mbimora avuga ati niba nshobora ngewe gukora indirimbo iri international ndayikora niri roko nkayikora like nituvuge ngo dufate ibintu byose tubifate ngo dufate ngo imiziki yose ibe international. None si ikibazo gihari nyine imiziki yose ko yabaye roko. Okay wumvise ikibazo ariko cyaho kabuvura urumva ibyo Okkama arimo aravuga nyine hari igihe kigera amana ukabona abantu baharaye amahiti cyane ukabona abantu bari gufata ariko indirimbo ziri roko nizo ziba hiti gusa. Actually bizizwe muri wabyumvise Kanyarwanda zanyu musigaye muzitanga amahiti muratwiye. Kandi rero aho babera bibi uziko aho aba producer babera babi uziko akubwira ngo ngiye kugukubita hiti kandi koko akagukubita hiti ariko azi ko gusondetse ko kiza kumva ibyumweru bibiri azi neza ko aragusondetse indirimbo y'abantu bagiye kuyiharara ibyumweru bibiri cyangwa ukwezi birangiye. Producer ko mubamereye nabi nuko ababroga batwikira indirimbo bizi ko izamara ibyumweru bibiri bakayitwikira ibyo byumweru bibiri ubo tubavuge iki. Ariko reka nkubaze ki ngo ndirimbo
zose wakoze ufite indirimbo yaramba imyaka 5. mfite indirimbo ahubwo yanze kurangira igiye kujya no mu gihinde. Iyo ni iyi funga Nga macho. macho muzahimba no mu giswahili ejo bundi ahubwo no mu gihinde. Kiiz nafunze reka nyene fungura. Reka nyene nafunze reka je gufungura. Aze funga macho. Funga macho mbona nk'indirimbo bari bo irawe ya danje bari barayipromotinga cyane ariko funga macho minus the